Aka update ni channel yihariye ikuzana amateka akomeye yaranze isi kuva rimwe kugeza uyu munsi. Hano dusangira amateka y'abantu badasanzwe ko bagize uruhare mu guhindura isi n'ibyo bavumbuye byanduye ubuzima bwa muntu. Urasanga amateka y'ibihugu n'imico yabyo, inkuru z'abantu bafite ubwenge n'ubushobozi budasanzwe, biremwa bidasanzwe byabayeho cyangwa bivugwa mu mateka, amabanga n'ibyabaye byahinduye amateka y'isi. Aka update nurakomeza gukungukira ibitekerezo, ugatekereza kandi ugatangazwa n'ukuri. Ukuri kwa mateka. Niba ukunda kwiga, gutekereza no kumenya aho isi yavuye n'aho igana, iyi channel ni yawe rwose. Kanda subscribe, ushyire itafari ryawe kuri aka update. Niba unyurwa n'ibyo dukora, shyiraho uruhare rwawe twereke ko turi kumwe. Kanda like, utwereke igitekerezo cyawe cyakugiriye akamaro. Andika comment, usangize ubumenyi bwawe, igitekerezo cyawe cyangwa inama yawe. Kuko inama zanyu nizo zituma iyi channel yanyu aka update irushaho kunguka ubumenyi buhambaye. Kanda share, usangize abandi ijwi ryacu rigere kure kuko muri imbaraga za aka update. Uko ibidukikije bitandukanye bishobora kugira ingaruka ku mitekerereze. Mbere, kuvukira mu butayu, kuba uhanganye n'ibibazo. Abantu bavukira mu butayu akenshi bahura n'ibibazo bikomeye. Haba amazi make, ubushyuhe bukabije, ibiribwa n'ibindi bikenerwa bishobora kuba bike. Ibi bituma abantu baho bamenyera gutekereza cyane ku buryo bwo kubaho neza no mu bihe bigoye. Urugero, gushaka uburyo bwo kubika amazi, gutwara amazi mu ntera ndende, kubaka inzu zihanganira ubushyuhe no gukora ubuhinzi bukoresha amazi make. Ibi bishobora gutuma abantu bamwe baho bagira intekerezo yo gushaka ibisubizo ku bibazo bikomeye, nka problem solving mindset. Ariko nanone hari n'ibindi bibazo bishobora kubabuza amahirwe. Harimo amashuri make, ikoranabuhanga ridahagije n'ubushobozi buke bwo gukora ubushakashatsi. Bityo nubwo bashobora kuba bafite ubushobozi bwo guhangana n'ibisubizo, bwo guhanga ibisubizo, amahirwe yo kubibyaza umusaruro ashobora kuba make. Kuvukira ahantu heza hafite amazi n'umusaruro. Mu bihugu cyangwa mu turere dufite imvura ihagije, ubutaka bwera n'amazi menshi ndetse n'ibiribwa bihagije, ubuzima bushobora kuba bworoshye mu by'ibanze. Iyo ibibazo by'ibanze nk'amazi n'ibiribwa bitagoye cyane, abantu bashobora kugira amahirwe yo kwiga amashuri menshi, gukora ubushakashatsi, gukoresha ikoranabuhanga no gutekereza ku bindi bishya. Ibi bishobora gufasha iterambere ry'ubumenyi n'udushya mu buryo bwa siyanse, ikoranabuhanga, ubucuruzi n'ibindi. Ahantu havuka udushya twinshi kurusha ahandi. Mu by'ukuri udushya dushobora kuvuka ahantu hose, ariko akenshi tuvuka aho habaye ihuza ry'ibintu bibiri. Ibibazo bikomeye bigomba gukemurwa n'amahirwe n'ubumenyi mu byo kubikemura. Urugero, mu butayu havutse udushya nka desalination, irrigation no gukoresha amazi make na solar energy nyinshi. Mu bihugu bifite amahirwe menshi havutse mudasobwa, internet, satellite n'imiti mishya. Bibyerekana ko ibibazo bitera guhanga ibisubizo, ariko ubumenyi n'amahirwe bigafasha mu kubiteza imbere. Uruhare rw'imitekerereze ya muntu. Abanga mu mitekerereze bavuga ko guhanga udushya biterwa n'ibi bintu: amatsiko, kwiga no gusoma, guhangana n'ibibazo, gukorana n'abandi bantu bafite ibitekerezo bitandukanye. Bishobora kuboneka mu butayu, mu mijyi minini, mu cyaro cyangwa ahandi hose. Aho umuntu avukira bishobora kugira uruhare mu buryo atekereza n'ibibazo ahura nabyo, ariko ubwenge n'udushya ntibifungirwa mu hantu runaka. Akenshi udushya twinshi tuvuka ibibazo bikomeye bihurira n'ubumenyi n'amahirwe byo kubikemura. Abantu batuye mu butayu cyangwa ahantu hatari amazi meza bakoresha ikoranabuhanga ryo gukuramo umunyu mu mazi y'inyanja kugira ngo bayahindure amazi meza yo kunywa no gukoresha mu buzima busanzwe. Iyi nzira yitwa desalination, bisobanura gukura umunyu mu mazi. Hari uburyo bubiri bukoreshwa cyane. Hari gushyushya amazi bizwi nka distillation. Uko bikorwa: amazi y'inyanja ashyushywa cyane kugeza ahindutse umwuka, vapor. Uwo mwuka ntujyana n'umunyu kuko umunyu usigara mu gikoresho. Uwo mwuka ucishwa ahakonje ugahinduka amazi asanzwe. Ayo mazi aba atagifite umunyu, akabikwa cyangwa agakoreshwa. Uburyo bwo gukoreshwa cyane mu gihugu cyo mu butayu nka Saudi Arabia kuko bifite izuba ryinshi n'ingufu nyinshi. Uburyo bwa kabiri bwita reverse osmosis. Uko bikorwa: amazi y'inyanja ashyirwa ku muvuduko mwinshi. Ayo mazi anyuzwa mu mashashi membrane afite imyenge mito cyane. Amazi yonyine niyo anyura muri iyo myenge, umunyu n'indi myanda bisigara inyuma. Ubu ni bwo buryo bukoreshwa cyane ku izuba kuko butwara ingufu nke kurusha gushyushya amazi. Icyo amazi akoreshwa: aranyobwa, akoreshwa mu guteka, kuhira imyaka, gukoreshwa mu nganda n'ibikorwa bya buri munsi.
Urugero, ibihugu byinshi byo mu butayu nka United Arab Emirates, Saudi Arabia na Israel bifite inganda nini zitunganya amazi y'inyanja buri munsi kugira ngo abaturage babone amazi meza. Uko abantu bo mu butayu babona amazi binyuze muri desalination. Mu bice byinshi byo ku isi hari ubutayu aho imvura igwa gake cyane cyangwa ikagwa rimwe na rimwe, imyaka igashira nta mvura ihagwa. Aho hantu ntihaba imigezi myinshi, ibiyaga cyangwa amasoko y'amazi meza. Niyo mpamvu abaturage babo bashaka ubundi buryo bwo kubona amazi. Bumwe mu buryo bw'ingenzi ni ugukura umunyu mu mazi y'inyanja bizwi nka desalination. Uko bikorwa muri rusange, amazi y'inyanja akururwa mu nyanja akajyanwa ku ruganda. Ayo mazi anyuzwa mu mashini zikomeye cyane. Iyo mashini itandukanya amazi n'umunyu n'indi myanda. Amazi asigaye aba meza, ashobora kunyobwa cyangwa gukoreshwa mu buzima busanzwe. Amazi amaze gutunganywa ashyirwa mu miyoboro akajyanwa mu mijyi n'ingo z'abaturage. Ibikorwa bisabwa: ingufu nyinshi z'amashanyarazi, ikoranabuhanga rikomeye n'abahanga babigenzura buri munsi. Niyo mpamvu ibihugu byinshi byo mu butayu bishobora gufata amafaranga menshi cyane kugira ngo abaturage babone amazi. Ingaruka zikomeye zishobora kuba mu baturage iyo desalination ihagaze. Iyo urugomero cyangwa uruganda rutunganya amazi y'inyanja rugize ikibazo cyangwa rugahagarara, bishobora guteza ingaruka zikomeye mu baturage, harimo kubura amazi yo kunywa. Amazi ni ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu. Iyo amazi abuze, abantu bashobora kugira inyota ikabije, ubuzima bugatangira kujya mu kaga. Abana n'abasaza bakagira ibibazo byihuse, harimo indwara nyinshi. Iyo amazi meza abuze, abantu bashobora kunywa amazi yanduye, indwara nka diare, kolera, tifoyide zishobora kwiyongera. Ibibazo mu isuku: amazi ni ingenzi mu gukaraba, koza ibikoresho, gusukura aho abantu batuye. Iyo amazi abuze, isuku iragabanuka bigateza izindi ndwara. Ibibazo mu bukungu: inganda nyinshi zikenera amazi, inganda z'ibiribwa, inganda zikora imiti n'inganda z'ubuhinzi. Iyo amazi abuze, ubukungu bushobora guhagarara, umutekano muke mu baturage. Iyo amazi abuze cyane, abantu bashobora kurwanira amazi, hakaba imvururu cyangwa amakimbirane. Uko ibyo bikorwa remezo birindwa: kubera ko ayo mazi ari ingenzi cyane ku baturage, ibihugu byinshi birinda cyane uruganda rutunganya amazi. Bimwe mu bikorwa ni umutekano w'abasirikare cyangwa abarinzi, aho urwo ruganda rushyirwaho abashinzwe umutekano, hariho amarondo n'uburinzi bukomeye. Kamera n'ikoranabuhanga: hashyirwaho kamera zo kugenzura zizwi nka CCTV, ibikoresho byo kugenzura abantu binjira n'ibisohoka. Gukurikirana imikorere y'imashini: hari abatekinisiye n'abahanga mu ikoranabuhanga bagenzura buri gihe niba imashini zikora neza. Ingamba zo kwirinda ibibazo: ibihugu byinshi byubaka inganda nyinshi zitunganya amazi kugira ngo iyo imwe ihagaze izindi zikomeze gutanga amazi. Itandukaniro hagati y'ababa mu butayu n'abo mu bihugu bifite amazi menshi nk'u Rwanda: hari itandukaniro rinini cyane hagati y'abantu bafite amazi menshi n'ahantu hari ubutayu. Aba mu butayu baba bafite imvura nkeya cyane, ibiyaga n'imigezi biba ari bike, ubushyuhe bwinshi. Kubona amazi bisaba ikoranabuhanga rihenze, ingufu nyinshi n'amafaranga menshi. Niyo mpamvu amazi ari ay'agaciro cyane ku bantu bayakoresha neza cyane. Aba mu bihugu bifite amazi menshi nk'u Rwanda: mu bihugu bifite imvura nyinshi haba imigezi myinshi, hari ibiyaga, hari amasoko y'amazi. Amazi ashobora gutunganywa byoroshye kugera ku baturage binyuze mu miyoboro. Niyo mpamvu ubuzima bushobora kuba bworoshye kurushaho mu bijyanye n'amazi. Mu magambo make, amazi ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane mu buzima bw'abantu. Mu butayu, abantu bagomba gukoresha ikoranabuhanga rikomeye n'amafaranga menshi kugira ngo babone amazi. Mu bihugu bifite imvura n'amazi menshi, ubuzima bwo kubona amazi buba bworoshye kurushaho. Dore ibihugu 10 bifite desalination nyinshi ku isi, ni ukuvuga ibihugu bitunganya amazi y'inyanja menshi kurusha ibindi. Ibihugu bifite inganda nyinshi zitunganya amazi kubera ko bimwe bifite ubutayu cyangwa ikibazo gikomeye cy'amazi. Icya mbere ni Arabia Saudite. Nicyo gihugu gifite desalination nyinshi ku isi, gitunganya amazi arenga metero kare miliyoni 9 ku munsi. Imijyi myinshi nka Riyadh ibona amazi yayo menshi avuye mu nyanja. Ibiterwa nuko igihugu gifite ubutayu bunini cyane. United States ifite desalination nyinshi cyane muri California, Texas na Florida. Amazi akoreshwa mu mijyi n'inganda. Icya gatatu ni United Arab Emirates. Iki gihugu gitunganya amazi menshi cyane kuko 90% by'amazi yo kunywa ava muri desalination. Gikoresha cyane reverse osmosis n'ubushyuhe, thermal desalination. Icya kane ni Spain. Nicyo gihugu cya mbere mu Burayi gifite desalination nyinshi.
ikoreshwa cyane mu turere nka Canary Island na Mediterranean Coast. Icya gatanu ni Kuwait. Abaturage benshi babona hafi amazi yose banywa ava muri desalination. Ni kimwe mu bihugu bifite ubutayu bukabije. Icya gatandatu ni China. China yubaka desalination cyane mu mijyi yo ku nyanja, ikoreshwa cyane mu nganda n'imijyi minini. Icya karindwi ni Japan. Ikoresha ikoranabuhanga rigezweho cyane, amazi akoreshwa cyane mu nganda n'imijyi minini. Icya munani ni Qatar. Iki gihugu cy'ubutayu gishingira cyane ku mazi y'inyanja. Desalination niyo soko ikomeye y'amazi y'abaturage. Icyenda ni Algeria. Iki gihugu gifite ubutayu bwa Sahara bunini cyane, desalination ifasha cyane mu mijyi yo ku nyanja. Icya cumi ni Australia. Australia ifite ubutayu bunini imbere mu gihugu, desalination ikoreshwa cyane mu mijyi nka Perth, Sydney na Melbourne. Ikintu gihuriyeho n'ibihugu byinshi kuri uru rutonde, bifite ubutayu cyangwa ibibazo bikomeye by'amazi kandi bifite imijyi minini ikenera amazi menshi. Niyo mpamvu desalination yabaye ikoranabuhanga rikomeye cyane munsi y'iki gihe, itanga amazi ku bantu barenga miliyoni 300 ku isi. Ibihugu bimwe ku isi bifite amazi menshi cyane. Fresh water resources. Bitewe n'imigezi minini, ibiyaga byinshi, imvura nyinshi n'amashyamba manini afasha kubika amazi. Aya mazi aba ari mu nzuzi, mu biyaga, mu mazi yo munsi y'ubutaka no mu mvura. Dore ibihugu 10 bifite amazi menshi cyane ku isi. Icya mbere ni Brazil. Icyo gihugu gifite amazi menshi ku isi, gifite umugezi munini cyane ku isi witwa Amazon River. Amashyamba ya Amazon Rainforest afasha kubika amazi menshi. Icya kabiri ni Russia. Ifite amazi menshi cyane mu biyaga n'ibigezi. Ifite ikiyaga cyitwa Lake Baikal, kikaba ari cyo kiyaga gifite amazi menshi meza ku isi. Icya gatatu ni Canada. Canada ifite ibiyaga byinshi cyane kurusha ibindi bihugu. Icyiciro kinini cy'amazi kiri mu biyaga bya Great Lake. Icya kane ni United States. Ifite imigezi minini nka Mississippi River, ifite ibiyaga byinshi n'amazi yo munsi y'ubutaka. Icya gatanu ni China. Ifite umugezi munini witwa Yangtze River, amazi menshi akoreshwa mu buhinzi n'inganda. Gatandatu ni Colombia. Ni kimwe mu bihugu bifite imvura nyinshi cyane ku isi, gifite imigezi n'amashyamba menshi. Karindwi ni Indonesia. Ni igihugu kigizwe n'ibiribwa byinshi, imvura nyinshi n'amashyamba bituma haboneka amazi menshi. Umunani ni Peru. Igice kinini cy'inkomoko za Amazon River kiri muri Peru. Ifite imigezi myinshi iva mu misozi ya Andes Mountain. Icyenda ni India. Ifite imigezi minini nka Gango River na Brahmaputra River. Imvura ya monsoon ituma amazi aba menshi. Icumi Democratic Republic of the Congo. Ifite umugezi munini witwa Congo River. Igice kinini cy'igihugu kiri muri Congo Basin, ifite amazi menshi cyane. Nubwo ibi bihugu bifite amazi menshi cyane, hari abaturage bamwe bagira ikibazo cyo kubona amazi meza bitewe n'ibibazo nk'ibikorwa remezo bike, ubuyobozi cyangwa kwanduza amazi. Ibihugu bimwe ku isi bifite ikibazo gikomeye cy'amazi nka water scarcity. Ibi bishobora guterwa n'impamvu nyinshi nk'ubutayu n'imvura nke. Abaturage benshi cyane bakeneye amazi, gucunga n'umutungo w'amazi n'ihindagurika ry'ikirere. Dore ibihugu 10 bikunze kuvuga ko bifite ikibazo gikomeye cy'amazi ku isi. Icya mbere ni Qatar. Ni kimwe mu bihugu bifite amazi make cyane ku isi, imvura igwa gake cyane, abaturage benshi babona amazi binyuze muri desalination. Kabiri ni Israel. Igice kinini cy'igihugu ni ubutayu bwa Negev. Israel yakemuye byinshi mu bibazo by'amazi ikoresheje desalination, irrigation ikoreshwa amazi make, drip irrigation. Gatatu ni Jordan. Ni kimwe mu bihugu bifite amazi make cyane ku isi, abaturage benshi bagira amazi make mu ngo zabo. Kane Saudi Arabia. Igice kinini cy'igihugu ni ubutayu, igihugu gikoresha desalination kurusha ibindi ku isi kugira ngo kibone amazi. Ibihugu bimwe ku isi bifite ikibazo gikomeye cy'amazi, ibishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Dore ibihugu 10 bifite ikibazo gikomeye cy'amazi ku isi. Qatar ni kimwe mu bihugu bifite amazi make ku isi, imvura igwa gake cyane, abaturage benshi babona amazi binyuze mu kuramo umunyu mu mazi n'inyanja. Israel, igice kinini cy'igihugu ni Nevada Desert. Igihugu cya gatanu ni Yemen. Ni kimwe mu bihugu bifite ikibazo gikomeye cyane cy'amazi, intambara n'ubukene bituma amazi meza agera ku baturage bake. Gatandatu ni Kuwait. Nta migezi minini cyangwa ibiyaga byinshi ifite, amazi menshi yo kunywa ava muri desalination. Karindwi ni Libya. Igice kinini cy'igihugu kiri muri Sahara Desert. Libya yubatse umushinga munini wa Great Man-Made River utwara amazi ava munsi y'ubutaka.
umunani United Arab Emirates, igihugu kiri mu butayu bwa Arabian Desert, amazi menshi yo kunywa ava muri desalination. Pakistan, abaturage benshi cyane bakenera amazi, ikibazo cy'amazi cyongera kubera ihindagurika ry'ikirere. 10 South Africa, mu mwaka wa 2018 umujyi wa Cape Town wari hafi kugera ku munsi witwaga Day Zero igihe amazi yari hafi gushira mu mujyi. Abanga bavuga ko ku myaka iri imbere ikibazo cy'amazi gishobora kwiyongera cyane kubera kwiyongera kw'abaturage ku isi, ihindagurika ry'ikirere no kwangiza ibidukikije. Murakoze cyane kuba mwakomeje gukurikirana aka update kugeza hano ku musozo w'iyi nkuru. Niba iyi video yagize ikikunguraho, kanda like, kora share kandi ukande subscribe kuri channel yacu kugira ngo tuzacikanwa n'andi makuru mashya tubagezaho buri munsi. Ntibagirwe gusiga comment tubwire uko wabonye iyi nkuru cyangwa ibindi wifuza ko twazabagezaho utaha. Mukomeze gukurikira aka update aho tubagezaho amakuru yihuse, asesenguye kandi yizewe. Murakoze cyane, turabashimiye urukundo mudahwema kutwereka. Tongere kutubanane mu yindi nkuru nshya kuri aka update.